kare mu gitondo. Nimba barahamagaye ibingibi abanyamakuru mu Rwanda bajya bahamagara babandi ba mu gitondo bakangura abantu, nimba baragize bate ariko icyakanguye abantu n'imiboroko. Umwe yarariraga kumva si ibintu bya wenyine ahubwo no ku rundi rugo bararira. Yakumva barira akumva sawa gusa ahubwo no hakurya iri harabagongera. Yakumva bagongera kumva inka nazo zirabirira nk'iryo ati karabaye. Mana tugiye neza. Gahunda yaje kumenyekana yuko ikintu cyose cyavutse mbere cyamaze gupfa. Umwana w'umwami ari uko apfuye nawe. Wabapfushije umwana ugapfusha ihene ugapfusha ingurube n'imbata n'inkoko urumva n'inuma byose byapfira cyane byavutse mbere byose ukibuka ko watije imfizi. Ako gahinda se urabura ubugishaka uko ushyingura umwana wawe ngo watije igitenge cyiza kiramaze kandi ubwo mu gitondo abandi bari kwikwakwanya. Reka dusome Abakorinto ba mbere ibice byaho 5 murongo waho wa 7. Abakorinto ba mbere ibice 5 umurongo wa 7 haranitse ngo nuko mwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mube irobe rishya mube mutariho umusemburo wa kera koko kuko pasika yacu yatambwe ariwe Kristo. Amen. Nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mube irobe rishya mube mutariho umusemburo wa kera koko kuko pasika yacu yatambwe ariwe Kristo. Amen. Haleluya. Aya ni amagambo yanditswe na Paulo yandikira itorero ry'i Korinto. Muri rusange pasika yari yaramaze kuba. Haleluya. Kuko pasika ubundi yatangiye kera ntago ari iy'ubu ngubu. Nta muntu ungana na pasika uko turi ahanga twese pasika iraturuta. Kuko pasika yabaye ijoro rya mbere buri buke ngo Abisirayeli bave mu gihugu cya Egiputa nibwo basangiye bwa mbere ibiryo bya pasika. Haleluya. Pasika bisobanura gucaho cyangwa kunyuraho, kubera yuko marayika w'Uwiteka yaciye ku Bisirayeli ntagire icyo abatwara ariko yagira ku banyegiputa akabica. Haleluya. Nukuvuga ngo abana b'imfura b'Abisirayeli ntacyo babaye ariko abana b'imfura b'abanyegiputa n'uburiza bw'amatungo yabo bwarapfuye. Uwo munsi mukuru rero wabaye mu ijoro byari bubemo. Haleluya. Nukuvuga ngo muri iryo joro bari barimo basangira ibiryo Imana yari yabategetse kurya. Iyo niyo pasika ya kera niko ubundi byatangiye. Abisirayeli bari bamaze igihe muri Egiputa murabizi. Farawo Imana iramubwira ngo narekure ubwoko bwayo. Farawo aranga afunga umutwe. Aho ngo Uwiteka ninde ngo ndekure abo bantu se? Undi ngo Uwiteka ngo uyo muvuga Uwiteka mwumva ibyo bintu bishatse kuvuga ikira. Uwiteka ntabo ndekuye none Uwiteka simuzi. Mose akora ibimenyetso byinshi we na Aroni mu maso ya Farawo. Haleluya. Ariko Farawo ntiyakurwa ku ijambo n'ibyo bakoze. Ntihagira na kimwe kimunyeganyeza. Mani tugire neza. Abahanga bavuga yuko ijambo interuro Farawo yakoresheje ngo Uwiteka nindi ariyo yamukozeho. Haleluya. Kwiteka ngo Uwiteka nindi. Iryo jambo rigaragaza gutesha agaciro uwo muntu nyine bari kuvuga. Ntago ari utesheje ibintu bwa mbere agaciro. Esawu yaratashye asanga Yakobo yatetse. Yakobo ati kugira ngo nguhe ibiryo umugisha wawe urawuma. Esawu aravuga ngo umugisha se ko ngiye kunogonoka. Ubundi se umugisha ni ibiki? Ibyo bintu bihaye ngo umugisha ni ibiki? Nkubita imyaka. Iryo jambo nawe ryamukozeho. None uyu nawe arabaza ngo Uwiteka ninde? Icyo kibazo. Ikibazo rero cyo kwibaza ngo Uwiteka ninde ntabazazi wawe ngakubwira ngo waramutse ngo narinje kukwibwira.
cyo kibazo abagiye gukoresha epfo na ruguru ku buryo umumenya. Mana tugire neza. Haleluya. Nibwo Imana yamwitunatuniyeho inkoni ihinduka inzoka n'abapfumu barabikora. Babikoze noneho agasuzuguro kaba kenshi izi ngo kumbwiye ngo iyawe senga imizi zacu ngo biramaze. Urumva izimize nuko nyine inkoni yawe yari nini, abapfumu banjye bari bafite udukoni dutoya. Niyo mpamvu izimize. Urumva kiriya nta kintu cyamwigishije rwose. Mana tugire neza. Kitagize icyo kimwigisha, ibikeri byuzura igihugu. Farawo yinangira umutima. Uruzi rwa Nili ruhinduka amaraso, n'inzuzi zose zo muri Egiputa bihinduka amaraso, yinangira umutima arakomeza arinangira. Bibiliya iratubwira ngo ibyago 5 byose Farawo yinangiye, ariko ngo ibindi 5 bya nyuma Imana niyo yawunangiye. Haleluya. Hano harimo ikintu gikomeye. Iyo winangiye umutima ukanga gukora ibyari bikwiriye, igihe kiragera ugashaka kwigarura, wakwigarura ugasanga nta n'umutima barangunangiye kare. Mana tugire neza. Buriya abantu bagenewe igihe cyabo cyo kwihana, ariko hari igihe kizagera agakiza kabe katakiriho, biratubwira ngo bazasubira mu Bisirayeli. Noneho twebwe abazaba basigaye cyangwa mwebwe bazaba basigaye, twe tutarimo ko twaratashye, noneho abo bazaba basigaye bakire kwinangira kudaturutse kuri bo, ahubwo kuko Uwiteka yavuze ati igihe bafungiye umutwe nibategereze ibihano. Nayo mbabwira ngo kuhera ku cyago cya 6, Bibiliya n'umusoma buri kuri buri cyago ko n'ibyago 10. Bibiliya tubwira ngo nuko Imana inangira umutima wa Farawo. Abana b'imfura bose barapfa, ariko Imana inangira umutima wa Farawo, yongera gukurikira. Imana ishaka kugaragaza uwiriwe. Ishaka ko mbese buriya ni ukwitangira ubusobanuro. Ubundi uko ndi nuko nguko, urumva. Nze nzaze nkwibwire, yego uwo mwanya amazi yose kuko ari nge wayaremye ahinduka amaraso, urumva. Wambonye undi wese Uwiteka aciyeho. Burya se mugira ngo Uwiteka uzamubona uti? Naza mufitanye ibibazo azazira mu nzara kunogonore. Nazi igihugu cyapaganye azazira muri mugiga. Tindi muri abantu bapfe. Nazi si yakoze ibyaha, yafunze umutwe banze kwihana, ubusamanyi burimbanije ibyaha ari byinshi, aceho muri corona hagenda atyawe. Mwambonye ariko ndahanyuze. Kuko ku bantu beza Imana iziyerekana neza, ariko ku bantu babi nabwo Imana yiyerekana nabi. Mu yandi magambo, Farawo yari mubi, ariko Imana imuciyeho imucaho ifonyora, mbese imufonyora. Si kugira ngo ibikeri byose byo mu ruzi nka Nili n'ubu rukiriho hari haraguru muri Egiputa bivemo bijye gukora konseri we giteranisha, biciye hamwe isosi biguyeho mu isombe, byiriye firigo nimba zari ziri biciye mu gikoni. Icyo giye gukora yaryama ibikeri nka 20 ku musego, kandi burya wumve ngo biriya bibura buryo bifite amajwi manini cyane. Yewe uzi ko ushobora kuburi inzira iciye fira ruguru ya mu misozi, ariko hana ari igishanga birakomera. Byara Imana iravuga ati korari yanjye nikuririmbira indirimbo enye, uraboza ko wagiye ku murongo. Ibikeri biraririmba biromera. Yewe we Farawo ati mumbabarire, muhamagare Mose, muhamagare na Aroni. Urumva uzari ko kubugiye igiterura akantu hagasombe karimo ikinono, igikeri ngo ba iyo muyimene muteka indi. Mana tugire neza. Noneho ibyo bintu bicanganyukisha Farawo, arabazana mu gitondo bati noneho ndabarekuye pe, ndabarekuye neza. Ariko ngabubwira ko abarekuye atabarekuye, ahubwo Imana yongera kunangira umutima we, kuko icyo gihe none Imana irashaka kumwisobanurira. Abahanga muri teoloji baravuga ngo Imana yakurikiranaga ijambo rivuga ngo Uwiteka ninde. Uriya mugabo yavuze Uwiteka ninde, ryamugozeho. Abantu bose ibisebe biraza ngo bishe ibikeri,
ku cyago cy'ibikeri. Bishe ibikeri barunda ibirundo bimeze nk'uburima bw'igikoni, uburundo bumeze nk'amayogi y'ibijumba, barunda ibirundo byinshi cyane, maze ngo ibyo birundo igihugu kikumarira nk'icyumweru cyose kinuka. Ibikeri byapfiriye icyarimwe. Nuko Farawo akomeza kunangira umutima, ndavuga ati ibi ngibi namwerekaga, uretse njye mu bintu bigize ubukungu bw'igihugu, yikubita pfiriya mu myaka, izana inzige. Inzige zikurira ibigori, zikurira imyaka ihinze muri Egiputa, zirayirya zirayinogonora. Farawo aracyabaza ngo Uwiteka nindi? Mana ati ndacyakwisobanurira nanjye, umuntu hari aho nagiye, uretse ndaje umbone. Bukeye bwaho ndavuga ati ariko wajya muri minisiteri y'ubworozi naho nkakoraho n'amashyamba di. Ibiranyarutse muryamo, ikubita hasi inyamaswa zose, amatungo yose, noneho nakuvuga ngo ni imfura shwida. Ibyo bivuyeho, hari utuntu dushobora kuba twarasigajwe n'inzige nateye, ariko buretse manura ikintu bita urubura, ikintu cyose ruzasanga hanze ruzagicucuma, urubura ruramanuka. Wumve ngo na n'uyu munsi muri Egiputa iyo batekereje Mose ubwonko buracuranguka. Iyo bamutekereje bakibaza n'ubu baracyafite inzibutso za Mose n'ibintu byose yakoze muri kiriya gihugu. Mane tugire neza ko babaje ngo Uwiteka ninde. Ubwo nashakaga kugeraho nshaka kuvuga yuko icyago cya nyuma cya rutura, mwibuke Mose avuka, Farawo yishe abana bose b'imfura agira ngo na Mose agenderemo, ariko Mose ntiyaramuzi, ahubwo gahunda yari iyi ngiyi. Gahunda yari uko Abisirayeli barushagaho kororoka cyane, kandi Farawo abwiye ababyaza b'Abaheburayo kazi Shifura na Puwa ngo umubyeyi w'umuheburayo najya kubyara ageze ku ntebe abyariraho, umwana uzajya uvuka bajya bamwica. Shifura na Puwa barabyanga ngo bubahe Uwiteka, babwira umwami bati mwami buriya rwose turakubaha pe, ariko Abaheburayo ubona ntibabyara nk'abandi, bajya kugera ku ntebe umuhungu yaguye nk'iryo. Bati nuko babyara, biraduka biragendana. N'uyu munsi muracyavuga ati njye mbyara nk'Abaheburayo kazi, nyamara suka ariko babyaraga, ahubwo nuko ariyo magambo Shifura na Puwa babwiye mwana. Ubwo abana bose barabica, Mose bamuhishyira hehe? Bamuhisha mu kato kari aho ngaho Miriyamu akajya karinda. Noneho kera kabaye, Imana yibuka yuko hari ikintu bakoze ku bw'abana b'imfura bayo b'Abisirayeli nyine, hanyuma itari yishyura Egiputa. Bati noneho icya nyuma mwe mwishakire abana b'intama, mushake n'abana b'ihene batagira inenge. Nimba umuntu ari umukene nta kibazo, ingo ebyiri zishobora kurya umwana w'intama umwe, mukore ku buryo bose bari burye gusa. Noneho muze kuba mwifungiranye, yego, kindi mwishakire utuntu tw'imboga zisharira mwirira. Numva hanyuma nimumara kuba muri aho ngaho mwirira, kuri uyu mugoroba kuko mufata amaraso, yego, mushyire ku bishimaryango, ku miryango y'inzu zanyu muhashyire amaraso, no mu rubavu. Ibintu mubyumve neza. Nimba umuryango uvuye aha ngaha ukagera aha ngaha, amaraso yari ari aha, akaba n'aha, akaba n'aha. Uyu ni umusaraba. Noneho nimurangiza kuyahashyira, mwe mwifungire, mwirire inyama, yego, nimurangiza mwikubitira imboga. Nuko ikintu gitangaje ngo kuko marayika w'Uwiteka
ari buze guca hano muri iri joro. Yego? Kandi inzu yose idafite ibyo bimenyetso ku muryango wayo, umwana waho w'imfura arapfa, nta kindi kizanye marayika w'urupfu. Marayika araza. Marayika aje, bana b'imfura b'abanyegiputa bose, si ab'imfura gusa. Imana yavuze ati nge nzamugira no mu nka. N'inka zavutse mbere, buriza bw'amatungo. Nimba habaga n'inkwavu kuko ari muri Egiputa buriya n'ingurube zabagayo, buriza bw'ingurube nimba ariko babwita. Ibyo byose Imana iragenda ibyicira icyarimwe. Nijoro ngo habaye ikintu cyitwa umuborogo. Abisiraheli bumva umuborogo muri Egiputa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashaka kukubwira hano ngo Imana yadukijije ku mugoroba umwe igihe abandi barimbukaga. Yaga ni ijoro rimwe bari baturanye, ariko mu gihe Imana yadukizaga hari abandi yari igiye kwica. Haleluya. Mu gihe wewe warokokaga hari abari bishwe na hariya hepfo. Mu gihe Imana yagukuraga mu byagutwazaga igitugu, hari abari bakiziritse hariya hepfo. Haleluya. Kandi ari Imana ibazirikiyeyo. Mani tugire neza, kubera igihe batinze bafunze umutwe, bagize ngo barawufungura, Imana irongera barawufunga. Kandi nta ufunga icyo Uwiteka Imana yagize ate yafunguye, nta n'ufungura icyo yafunze. Mani tugire neza, uzirinde kwinangira, kuko kwinangira kwawe kugera ku gihe Imana ikunangira. Mani tugire neza. Haleluya, haleluya. Nababwiye muzabisubiremo neza, muzasanga ibyago bitanu byose Imana yaranangiye umutima. Farawo yari inangiye umutima. Imana noneho ku cyago cya gatandatu, kuko yagendaga ibikurikiranye uburyo bigiye bikomeye, abona ibintu byamushyuhanye. Abonye byamushyuhanye ashaka gusubira ku mwanzuro we. Agiye gusubira ku mwanzuro, asanga ni nk'uko wakwanga gufungura icyumba kiri mu rusengero. Yego? Wabyanga ngo bakabwira ati wafunguye ugasohoka, ukanga ukifungirana mu cyumba kiri mu rusengero, bagafunga izi nzugi zose. Wafungura ugasanga n'umuntu uracyafungiranye. Mana tugire neza. Haleluya. Noneho Farawo muri kino gihe yari yarinangiye cyane. Mana igeze aho iravuga ngo nanjye ndakunangiye. Noneho iki cyagombaga gukora ku mutima wa Farawo noneho cy'abana b'imfura, ariko Abisiraheli barimo bisangirira. Haleluya. Cyari kibabaje rero nuko na Farawo yari afite imfura. Ingabo ze zose zari zifite imfura, naho byaradahereye ku mfura. Abagaragu bose n'abasirikare be bari bafite imfura. Haleluya. Mana tugire neza. Ni ukuvuga umuntu wese witwa ko yabyaye muri Egiputa ntapfusha imfura yarayifite. N'inyamaswa uburiza bwazo rero bwari bugira hari bw'amatungo bwagombaga kugenderamo. Noneho marayika w'urupfu umwe wenyine arahaca. Kwibutse ko Abisiraheli buba barifungiranye mu mazu yabo, ku miryango hariho amaraso, imbere bari kunogonora umwana w'intama. Haleluya. Ko bakurura intongo niko hakurya iri induru zivuga. Mana tugire neza. Haleluya, haleluya. Mana tugire neza. Ndagira ngo byibura mu gihe tuba turimo tuganirira muri Imana nk'iri, ujye ukurura urukundo rw'Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Ukurure urukundo rw'Imana ku mibereho yawe, uvuge ngo nukuri burya igihe nakiraga. Haleluya. Ubwo Imana yambonaga, ubwo nazaga mu mugambi w'Imana, hari abantu benshi bapfaga. Mana tugire neza. Kera twaye duteraga kwasi kavuga ngo korera Imana, ngo ariko kwa Satani ho barabira ibyuya, baratagangaye. Ariko natwe reka tukorera Imana ngo hanzeho babiri ibyuya. Noneho muri iki gihe Abisiraheli bose baricariye kwita inyamasha. Mana tugire neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Aba muri icyo kintu mu ijuru bapanze baravuze bati mwebwe muzaba muri mu kirori, bo bazaba bari mu marira.
numva mwe muzamuseka kuko mugiye kuva mu gihugu mu gitondo, yego, kuko Imana yarabibateguje bitaraba ngo ejo muzava muri kino gihugu cya Egiputa, nzahabakurisha amaboko akomeye. Bana tugire neza. Noneho irabateguza, abo bashaka ibyo kurya, numva ku rundi ruhande ntibakamenye ni ibiki bijya mbere. Ariko abanyegiputa bamwe bagize amakenga bati ibyo twabonye shahu ko nta cyumweru cyari cyashira rasamburoma y'ibikirije ahangaha bigakurikirwa na muryamo ko twapfutse. Aba bantu nkaba mbona bakora dekorasiyo y'amaraso babuzirange. Aba bantu tuvuge ngo babuze umwura baburingwa ku buryo bakora dekorasiyo y'amaraso. Sa perereze sha. Turanogonoka byanze bikunze. Nabo batangira kwikundishwa kuba, dore ko muri uwo mugoroba Imana yategetse no kubatira ibintu. Numva bati nubona umugore ufite igitenge ukunda genda ubwire ati ntiziyo wagise, haraho nzasohokera ejo kandi azagenda ubutagaruka. Imana yari yashyigikiye kugufuya gutagatifu pe. Tugenda umubwira uti bo urya mwitero wawe burya w'amadinda, urya mwitero wawe w'amabara menshi ndawukunda urimo ibirabyo, noneho ndawukeneye unize. Kubera kubahabura kwabo n'ibintu bamaze iminsi babona bati nanze kugutiza ibikeri bikazi wanjye, fata agenda guhanga tinayore undi akagenda ati mpiki kimasa, inkangi yarinze ndashaka kubangura ikimasa imbyeyi yanjye, akakimuha atazi ibiriwe mu gitondo. Sasa mu gitondo kare mu gitondo nimba barahamagaye ibingibi b'abanyamakuru mu Rwanda bajya bahamagara babandi ba mu gitondo bakangura abantu, nimba baragize bate, ariko icyakanguye abantu n'imiboroko. Umwe yarariraga kumva si ibintu bya wenyine ahubwo no ku rundi rugo bararira. Yakumva barira akumva saho gusa ahubwo no hakurya iri harabagongera, yakumva bagongera kumva inka nazo zirabirira nk'iryo ati karabaye. Mana tugire neza. Gahunda yaje kumenyekana yuko ikintu cyose cyavutse mbere cyamaze gupfa. Umwana w'umwami ari uko apfuye nawe. Wabapfushije umwana ugapfusha ihene, ugapfusha ingurube n'imbata n'inkoko, urumva n'inuma, byose byapfira icyarimwe byavutse mbere byose, ukibuka ko ejo watije impfizi. Ako gahinda se urabura ubugishaka uko ushyingura umwana wawe ngo watije igitenge cyiza kiramaze, kandi ubwo mu gitondo abandi bari kwikwakwanya. N'inka zabo bafuye, urumva barundanyije ibintu biri ku murongo bategereje ijambo Uwiteka yababwiye. Uwo mwanya umwana amaze gupfa, Farawo atumaho Mose na Aroni arababwira ati mva mbure eswe nta muntu nshaka ahangaha, n'umudaho wanyu nimusanga ahangaha mumvira. Bavuza amahembe barishima barahaguruka baragenda. Haleluya, haleluya, haleluya. Abisirayeli bakomeje kujya bizihiza uwo munsi mukuru bawita Pasaka, kubera ko bisobanura ngo marayika w'Uwiteka yatunyuzeho arimbura abanyegiputa. Haleluya. Mana yacu tugire neza kandi Imana yacu turengere. Icyo nicyo Pasika ivuze mu buzima bwacu, nuko Yesu nuko no mu minsi y'imperuka no mu gihe cy'urubanza Imana izatunyuraho kubera amaraso twasizweho rimbura abanyabyaha. Haleluya. No muri iyi minsi no muri kino gihe, haleluya, Imana izatunyuraho kubera ikimenyetso cy'amaraso hariya hepfo ibintu bicika. Mu kaga n'amakuba ufite, mu byago bizatera isi, mu bintu bizatera, kuko Bibiliya iratubwira muri Yesaya 24 ngo ibyago bizatera isi. Ariko muri ibyo byose, haleluya, hariyo umurongo uvuga ngo ariko abantu b'Uwiteka bazagira amahoro. Mana tugire neza.
haleluya, haleluya. Pasika rero yacu itwibutsa amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Ni nayo ya maraso karya gatama bariye, irya hene bariye, niyo Yesu. Ya maraso bashyize ku miryango, ku bishimangizo by'imiryango no hejuru y'umuryango, ariya maraso niyo maraso ya Yesu. Nicyo kimenyetso Imana itubonaho ntiducira urubanza ikatwita abakiranutsi. Haleluya, haleluya. Kandi uko gukiranuka ni kwa kundi tudaheshwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo gukiranuka tukubonera muri Kristo. Mana tugire neza. Haleluya, haleluya. Reka ngaruke kuri uyu murongo rero twasomye kugira ngo tusoze. Nuko mwiyezeho umusemburo wa kera, haleluya, kugira ngo mube irobe rishya, mube mutakiriho umusemburo wa kera, kuko pasika yacu yatambwe ariwe Kristo. Mana tugire neza, nimureke tubirobe rishya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana tugire neza, Mana turengere. Nuko mwiyezeho umusemburo wa kera, kugira ngo mubirobe rishya, mube mutakirimo umusemburo wa kera, koko kuko pasika yacu yatambwe ariwe Kristo. Mana yacu tugire neza, Mana yacu turengere. Haleluya. Umusemburo ubundi ni ibyaha. Haleluya. Umusemburo ni irari, ni ibintu ni ibitwanduza. Imana tugire neza kandi Imana yacu turengere. Umusemburo ni ibituma tugendera mu bushake bw'imibiri cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose bitari mu mugambi no mu bitekerezo by'Imana. Imisemburo Yesu yigize kubwira abigishwa, arababwira ati ariko mwirinde imisemburo y'abafarisayo. Mana tugire neza, mwirinde ibintu abafarisayo bari buze kubacomeka mu buntu bw'ubugamba, amatiku yabo, mubyirinde n'inyigisho zabo. Ibyo nibyo byiswe imisemburo. Ngo nuko mwiyezeho umusemburo wa kera. Haleluya. Mana tugire neza. Imwe mu migati bamo imisemburo buriya, n'ibigage babyengesha imisemburo. Ariko iyo umusemburo ari uwa kera ukawushyira mu kintu kirashya cyane. Kandi mwibuke yuko ababisiraheli bagombaga kujya bafata no mu gihe cya Yesu imitsima itagize ite dasembuwe. Nivuga ntago ni imitsima njya mbibona bimeze nk'ibi bintu by'ibicapati biri aho ngaho bikoze ariko bitarimo umusemburo. Iyo ushyizemo umusemburo birabyimba, ariko ibyo bitarimo umusemburo ntibibyimba. Noneho ni nawe Yesu yamumanyaguye burya hahereza uri hariya na hariya na hariya, nimwakire muryeho mwese. Mana yacu tugire neza. Haleluya. Icyo nshaka kuvuga wenda nuko Imana yashakaga. Haleluya, haleluya. Turi kuri rino jambo rivuga ngo irobe rishya, tubirobe rishya. Haleluya. Tubirobe rishya muri iyi minsi je, tubirobe rishya mu gihe tugezemo, tubirobe rishya, twirinde umusemburo wa kera. Imana yacu tugire neza. Abantu b'Imana ubu ngubu abantu bagira imisemburo. Haleluya, haleluya, haleluya. Abantu bagira imisemburo ya kera. Mujinya wagiraga muri gatandatu kagaruka uyu munsi. Mana tugire neza. Imisemburo ya kera ni bya bintu twahozemo kera bitwanduza ubu ngubu. Haleluya. Uzi kwanduzwa n'ikintu cyo mu mwaka ushize ni imisemburo. Haleluya. Misemburo ya kera, mwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mubirobe rishyashya, mube mutariho umusemburo wa kera, koko kuko pasika yacu yatambwe ariwe Kristo. Mana yacu tugire neza, Mana yacu turengere. Umwana w'intama bawurishaga imitsima idasembuwe n'ububoga busharira. Mana yarabwiye mujye murya ubwo buboga. Abana banyu nibababaza bati kuki murya ububoga busharira, henda mwana w'intama we birasanzwe, hene umutsima birasanzwe, ariko ububoga busharira koko umuntu arya kenda gukorora, ububoga umuntu arya bukamanuka busharira bimeze biti.
mujye mubabwira ngo nuko Uwiteka yabakuye muri Egiputa mu buzima bwari bushaririye. Haleluya. Bundi ibyo nibyo twita ibihamya. Aho wavuye, aho Imana yagukuye, hari hashaririye, ariko Imana yagize gute? Yarahagukuye. Imana yacu tugire neza, Imana yacu turengere. Dukwiye rero kuba irobe rishyashya, dukwiye kuba abantu bashyashya, kuko pasika yacu yaratambwe. Haleluya. Imana yarinze icyo kintu igereye ku Bisirayeli, kugira ngo ari Abisirayeli n'abanyamahanga twese duhurire kuri pasika. Haleluya. Bariya bariye Kristo batamuzi, bariye umwana w'intama batazi uwo bariye uwo ari we, barya umwana w'ihene utagira inenge batazi uwo ari we, ariko twebwe turamuzi. Haleluya. Niwe Kristo pasika yacu. Mana tugire neza. Murabizi kuwa kane mutagatifu, niko Bagaturika bavuga, ari bugira ati nabwo yarongeye gusangira n'abigishwa be. Haleluya. Haleluya. Imana manzi ikunda gusangira. Mana tugire neza. Yesu rwose arongera ajya gusangira n'abigishwa be i Yerusalemu, yego, kwa Mariko, kwa Yohana. Mariko aho hejuru nyine ngo yari inzu y'umugore witwaga Mariya, niho Yesu yakundaga kwitwa kwa Ntuza, ngo mujye mu murwa kwa Ntuza, ngo muntegurire kwa Ntuza. Ibintu nk'ibyo byo kwa Ntuza biba mu butumwa bwiza. Naho kwa Mariko nyine Yerusalemu, naho buzuriye umwuka wera, ni naho Petero bamusengeye, marayika akamufungura. Aho ngaho kwa Ntuza rero niho nanone bagiye gusangira. Ubwo rero iyo yari akunze abakozi b'Imana yarabakiraga rwose. Bagezeyo barazamuka mu cyumba cyo hejuru, barangije bari babateguriye, batangira gusangira ibya pasika. Haleluya. Haleluya. Ntabwo byari ibintu bidasanzwe, yari imigati na divayi bagiye kugura, kuko yarababwiye ngo bagiye gutegura ibya pasika, abandi abohereza gutegura icyumba. Bigeze ku mugoroba, mu masaha y'ikigoroba, ariko undi nk'aya ngaya nyuma ya saa sita, saa munani, saa cyenda gutyo z'amanywa, abagabo bageze mu cyumba hejuru, bamanza kwirira bisanzwe. Bamaze kurya nibwo Yesu yenze igikombe arashimira. Yamanje umugati arawushimira, mwakire muryeho mwese, kuko aya ni amaraso yanjye y'isezerano rishya. Haleluya. Mana tugire neza. Akaba ariyo mpamvu turi mu isezerano riryoshye. Rya kera ryamenerwaga amaraso y'intama n'ihene n'amatungo. Irishyashya ubwe yamennye. Mana tugire neza. Haleluya. Haleluya. Ko dufite umutambyi utabasha kudusiga mu bibazo ngo tubirwane twenyine, n'ubona umutambyi ubasha kubabarana natwe. Haleluya. Kuko ngo yageragejwe mu bintu byose, ngo uretse ko atigeze akora icyaha. Haleluya. Amaze kwicarana nabo, asangira nabo ibya pasika. Haleluya. Haleluya. Maze bukeye, nako ntibyiriwe bakiva aho ngaho, muri uwo mugoroba nibwo Yuda yavuze yari bumugambanire. Nibwo Yesu yababwiye ngo muri mwebwe hari umuntu nigize naka ibintu bye. Batishwe da mwigisha, wagiye witwara neza, ububona nta n'umuntu uri mideni. Ati none se hari uwo nambaye ikanzu? Batishwishwishwishwishwi. Hari uwo natse ibintu ngo abikuri wabizanye mu murimo. Shwishwishwishwishwi. Noneho rero ndababwira ngo udafite inkota agurisha umwitero we ayigure. Petero yari araho azifite isi ebyiri, igihe yazicurishirije sinkizi, yazishinguje amati, ngizi njyewe ndazifite. Romva Yesu aramureba aravuga ngo ziramaze, kuko inkota yavugaga si izo ngizo. Inkota namwe mugabwe muyizi. Haleluya. Haleluya. Yari yo kurwana urugamba rw'umwuka rwari rugere ruraha imbere, ntago rwari urugamba rw'umubiri.
mukanya bakirya batariko rero bumubona nimo ndasangira n'umuntu uri buze kungambanira. Bose bagwa mukana. Ati muri aba 12 se cyangwa uvuga ari hanze mwigisha batari muri aba ngaba. Bahera kuri uti none sinjye mwigisha. Yesu agahakana. Ni njyewe agahakana. Ni njyewe agahakana. Bigeze nk'hariya hirya Yesu abona ibyo bintu biri buza gutera ikibazo hari. Aravuga ati bo uwo turi buze guhuriza amaboko kuki kumbehe. Nuwo nguwo noneho. Bantu batahubwo si imbeho wareka kuyikoraho. Imbehe ijya kudutandukanya n'umwigisha wayireka tujye guhuriza amaboko. Sinzi ukuntu Yuda yakoze kumbehe ahuza na Yesu kuboko nawe agiye gukora hehe kumbehe. Ariko Yesu ahita amucomeka ijambo rivuga ngo icyo ukora gikore vuba. Abigishwa bati uriya ntago ariyo yavuze ko barahuriza kumbehe kuko uriya ahubwo bahuje hari ibyo mubwiye. Buriya kukabika impiya aragira ngo aze kureba impiya zo gufasha abakene, cyangwa wenda se agiye mu mujyi guhaha, cyangwa wenda hari ahantu umuntu yaduteye inkunga y'amafaranga ari bujye kuzana. Buriya hari ibintu bavuganye turi hanze bijyanye n'amafaranga none aragira ngo abikore vuba. Nuko mu bantu bose ntibamenya yuko Yuda ari ugiye kugira gute kugambana. Ariko Yuda uwo mwanya ahita haguruka n'ibyo yarya gatabimize, ahita ajya kureba abatambyi bakuru yego ngo baze kureba uburyo bari buze kuba babikoraho bamukubite 30 ye. Yesu amubahe n'ubundi ntibenda kumushobora. Ntabwo arabacika kandi abacike taranti ayafite. Imana tugire neza, Imana turengere. Noneho bwo Yuda aragenda ajya ku mutambyi, mukanya bo nabo bararangiza ngo barirangiza biririmbira zaburi, ariko bahava bajya gusenga amasengesho twita ngo nayo ku musozi wa Getsimani. Haleluya. Getsimani. Muzo wa Getsimani rero Yesu yagendanye n'abigishwa bose uko ari 11 kumwe yari yamaze kugenda ari muri diro. Abantu bajya muri diro rero birabareba, umwe yagiye muri diro kare zirimo utuntu tumeze gutya dufaranga ko abandi yari yagiye iby'amasengesho y'umugoroba ntakabipanga. Yesu aragenda asiga abigishwa bangahe mwibanga ry'umusozi. Uwo ni bangahe? Ni 11 ukuyemo 3. Gusa ni bangahe? Ariko ndarengana mwuka byarawe. Primere mwayize nabi. Abigishwa 8 basigara mwibanga ry'umusozi. Haleluya. Arababwira ngo muguma ahangaha musengera ahangaha. Hapfiriyo. Azamukana na 3. Uwo ni Petero, Yohana na Yakobo. Baragenda bazamuka umusozi. Bageze hejuru ku musozi nabo arabitegereza bakataba abanyamasengesho naza nyangaha ndabona batafite amavuta ahagije pe, kuko bari bamaze icyumweru cyose. Haleluya. Bari bamaze icyumweru cyose i Yerusalemu kandi icyo cyumweru cyose ntibigize baryamamo. Hamwanya babonye yo kuruhuka bose bari batagangaye. Nta satani yabasinzije hariya, bari bananiwe. Bajye mureka muzazaryama urara mu masengesho iminsi nikurikirana ibanziriza icyumweru ku cyumweru wasinzira ngo ni satani. Ashwida ubyabaye bitutse ufite ayo maso maze igihe areba. Huye ntabwo ari ibintu byose ari satani mu gitira satani. Bako mbona musinzira urabizi bamaze iminsi 7 bose bararaho ngaho. Uwo mubiri ukoze muri fera beto ku buryo umubiri utari businzire. Ntago byose biterwa na satani. Mujye mumanza mubirebe neza murete nta kibazo cyateye bino bitotsi. Batikirahari. Tujye dusenga tugarukiye kwa 5 kwa 6 baruhuke ku cyumweru baze mu materaniro reko basinzira. Satani igendera ko. Ntago ibintu byose ari satani. Mani tugire neza. Iyo ushonje, yego? Iyo ushonje nta daimoni w'inzara ubaho. Fata ibiryo urye birakemuka.
ufite inyota gotomera ibintu urebe kudake ntabwo ibyo ari dayimoni yego unara abantu badayimoniza ibintu byose ukumva byose byajemo dayimoni ukavuga turapfuye turashize ibintu byose bifite dayimoni ahantu hose ni dayimoni nta dayimoni ubwo budayimoni bwose bumwe muba muvuga nabwo bareba bukabaseka kuko butabaho satani akabaseka kuko mutabaho kandi ikindi kuvuga satani cyane ni ukumugira umusitari kandi ntarusha Yesu kwamamara kandi tugire neza haleluya haleluya ushobora no gutegura isengesho ritirukana satani ahubwo rishima Imana kandi iryo rikakusirengera ntabwo ari buri munsi ngo katika kina na Yesu toka urasugira umubyinira umubyinira hejuru ntabwo ari buri munsi ngo tumwirukankane ari igihe haba adahari n'igihe aba yasibye Mana tugire neza ntukamara iminota 30 wirukana satani ngo umare 2 uvuga kuri Yesu. Yesu yaragucunguye hagukubera pasika haleluya abanyegiputa barapfa bararimbuka wewe urarokoka none mu isengesho ryawe uvuga satani isaha ugasenga Yesu iminota urumva bibaho weho biba bigaragaza ikintu kinini cy'ubwoba ufite cyuko urwo rugabo rwa feke rw'umukara rw'amahembe n'umurizo nk'uko barushushanya rubepfiriya ni rw'ubufitiye ubwoba kuruta imbaraga z'ukurinze. Haleluya. Muzi basohora Elisa mu nzu ngo abasiriya bazengurutse mugabo yasohotse atya nimba yari yatebeje ntumbaze ariko kiragiye bambaraga amakanzu nta mitebereze yari hari sohoka cyararanganyemo amaso ahantu arongera agira atya bo unyihanganire wenda nkubwire Gehazi tumbwire biki ko dupfuye dushize ariko nta samu ufite ngo uyirage ubu ni sura iraga bataratugeraho bariya ko bazimagije umusozi wose. Ikibazo ntago ari weho kibazo n'amaso yawe Gehazi wokarya ibivuzo kubunaniwe ayo maso yawe sha buretse nze nyasengere Mana humura amaso yande ya Gehazi ngagiye kubona ikintu cyitwa ingabo zazindi Uwiteka bereye Uwiteka nyiri ngabo zose ngo zajimagije ikirere cy'ijuru ziruruka zirimo zigenda gutya di mafarashi yakumuriro yewe ravuga ati barabivugaga simbimenye Uwiteka burya wabereye Abisiraheli amagare n'amafarashi ameze kuriya Mana tugire neza haleluya nawe Imana yakubereye amagare n'amafarashi buri hari intambara utashobora ariko kubera ko Uwiteka kubereye nyiri ngabo nyine haleluya harazirwana bigakunda. Tube irobe rishya haleluya tube irobe rishya Mana tugire neza pasika nicyo bivuze. Asiga batatu nabo barimo basinzira bahunyesa bahunikiriye aranyeruka ajya ahantu ha wenyine Mana tugire neza haleluya haleluya. Naga reka mbabwire kino kintu naga ari ngombwa yuko amasengesho yose yasenga uri kumwe n'abantu wasenga n'amasengesho n'iteraniro ejo ukayasengana na korari munsi ukurikiyeho ukavamo ukajya mu banyamasengesho wenyine ubutaha ukagenda wenyine. Mana tugire neza haleluya. Jambo nkunda riba muri Zaburi ya 84 rivuga ngo hahirwa umuntu uba mu nzu y'Uwiteka hari aho rigereye kavanga ariko hahirwa umuntu ufite mu mutima we inzira nziza zigana Siyoni umwe nabo bantu iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko ngo kandi imvura nyinshi cyambika umugisha ngo ndetse ngo uwo muntu aboneka mu maso h'Imana Siyoni ukwe mwene uwo muntu mu maso y'Imana agaragara mukwe. Mana tugire neza Mana turengere bintu nibigukomerana ujye uva mu bantu ujye ahantu wenyine. Mana tugire neza hari n'amaturi bibanga muze mwenyine twihererane yego ariko hari ijambo ritubwira ngo nabo ngabo Yesu abavamo 12 yitoranirije mwere yagiye kugambana 8 basiye basize hepfo iriya bati musenga ukwanyu namwe Mana irabumva. Zamukana na 3 harimo Petero Yakobo na Yohana
arasenga aravuga ati ariko ubu ngubu akamasengesho numva ubu ariko hari abantu tukiri kumwe. Hagiye arebye asanga abagabo baragufurura rwose, bari aho ngaho barafurura bataka mwabyutse mugasenga mutagwa mu moshya. Barabyuka ariko babyuka bemeza umushahara barya, batindijwe nuko havuye. Ngera gusinzira nawe asubirayo. Ku nshuro ya gatatu yabonaga ibyari bigiye kumubaho byose kuko yari Imana. Yabonaga urupfu rukomeye rwo ku musaraba, agiye gupfa rw'isoni. Umusaraba bisobanura isoni n'ikimwaro. Mana tugire neza. Yabonaga imibabaro yose agiye guhura nayo. Ibyo byose yarabibonaga imbere ye, akomeza gusenga. Akirimo asenga abira ibyuya bivanze n'amaraso. Ibyo bivanze n'amaraso byo byanditse muri Luka. No kubira ibyuya bivanze n'amaraso bishatse kuvuga iki? Ngo nasomye commentaire ku ruhande cyangwa se ibindi bitabo bivugaho, baravuga ngo iyo umuntu agize stress nyinshi cyane, ibintu bimuremereye cyane, biremereye cyane rwose ku buryo udafite aho wabicikira, nibwo imitsi y'amaraso ishobora guturika, yaturika amaraso akinjira mu twenge tw'ibyuya. Ariko iyo bari ukuremererwa ko ku rwego rwo hejuru. Ni ukuvuga ngo imitsi iremerewe yamara kuremererwa igaturika, yaturika amaraso agahita yivanga n'ibyuya, kuko ibyuya byo biba bigabwe birusohoke, abira ibyuya bivanze n'amaraso. Nibwo yavugaga ngo Mana yanjye, iki gikombe kindenge, gikombe ariko niba uko nshaka ubwo bibe uko ushaka. Nukarangije isengesho azigaruka kuri abigishwa bwa gatatu, aza kubareba n'abaza kubareba nanone n'abayuda bageze nk'irya ni muri. Mana tugire neza. Hallelujah, hallelujah. Mana ishimwe. Baramugambaniye, baramwishe, ariko ku munsi wa gatatu arazuka. Mana tugire neza. Niwe pasika yacu. Hallelujah. Niwe pasika yacu, niwe watumye, niwe byiringiro byacu. Iyo tuvuze pasika, Yesu niwe pasika yawe. Hallelujah, hallelujah. Mana tugire neza. Nurya igitoki cyangwa umunyigi ujye uvuga ngo ariko nta kibazo, Yesu yanciyeho anshyiraho ikimenyetso. Ikimenyetso cy'amaraso nashyizweho kizatuma ndokoka n'urubanza rw'iteka, ariko abanyabyaha bazarimbuka. Yesu niwe pasika yacu. Mana tugire neza. Reka dusenge. Mwami Imana turagushimye ko wadutubereye pasika. Hallelujah. Ibitambo by'intama n'amatungo n'inka ntago wabishimye, ahubwo wari warateguye umubiri. Mana tugire neza, Imana turengere. Mwami Imana warakoze ko watubereye pasika. Uyu munsi turaguhamagaye cyane ngo muri twebwe uduhindure irobe rishyashya. Hallelujah. Duhindure bashyashya mu izina rya Yesu. Erega ni nako ijambo ryawe rivuga ngo ahubwo duhinduke rwose tugize imitima mishyashya. Hallelujah. Niweze rero abene data bashiki bacu bari hano, kugira ngo twinjire ku munsi wa pasika, twinjire mu gihe cya pasika twambaye ubwiza bwawe, twambaye imbaraga zawe. Urakoze Mwami Imana kukugira neza. Urakoze ko wumvishe gusenga kwacu. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, kandi Imana ikomeze kuduha kwibuka umwami wacu no kwibuka pasika ariyo Kristo. Imana yacu iturengere. Hallelujah.